bitabaye ibyo ngibyo kuki muri bibazo ntabwo narimbizwe ibi nta kuki utangwe ko ufite umugabo ziba nije bagwa muvugane bro we nakubwiye kujya kuzinga imyenda yawe gataha ibi nibyo unyituye ziba bebe ninde bebe waninde reka tubyose njye ukubwira ngo ibyo nibyo biri reka tubyose mve mu bazo ikintu cyanyoroha nuko wakuramo iyo myenda ugataha wambaye ubusa cyangwa ukamiriza miliyoni 10 ugahamagara n'umugore ukamubwira ibintu urimo bro miliyoni 10 na uransenyeye nje urataha ku mugore wawe nje nsigare mfite agahinda urahamagara umugore wawe umubwira ibintu byose ngusanzemo miliyoni 10 na amafaranga tubona ko kanya bana sibyo ibyo ntabwo nshaka kubimenya ntabwo nari mbizi ntabwo nzi ko afite umugabo ibyo ntabwo bingera ibindeba reka urahamagara umugore reka tubyo ndabona ntinyabona ndi kukwinginga ngewe reka doyengo ntabwo nzemera nshaka miliyoni 10 kuki utambwiye ibibazo ariko nigeze nkubwa ngo hari ngiye nigeze makubwa ngo harebe reba hangara wowe nakubwiye ibyo nakubwiye babyumvishe mbwira umwanzi wanyu yatange batatwica ziba ngiye nkubwira ngo murebane reba hangara reba wanzu iki urabanza nahamagara ngo urabanza nimero zawe oya ndahamagara umu agent twakoroshya ibintu nta kintu ako nikoresha njye kugutereta ubundi buwe ko numvure ko winasakuriza ubundi wowe urajya kumbwira ngo uyanyureze iki kaduhamagara umu agent ibibazo byose unkizemo nagomba nabitanze igihe cyose twahiriye rufite ziba ariko nubundi ngeze mbabwa ngo mvugane wewe ziba we nta kintu ndi kuvuga nawe ceceka bro easy ibintu biri simple allo umva ko bimeze mwe nakabazo mu rugo nshaka amafaranga ko wabwiye wa muntu akambikorera saba bisabe kubikora twakubwiye nuko twumva ibintu byagenda habura dufasha iki se bya bintu ko numva ako numvisha arimo neza kuko afite amafaranga menshi muri ino minsi ahubwo cyeka turese nazana nyine ibintu by'ubugoryi mu mafaranga ugasanga turayarase cyakore tugomba kuza cyakore ku bugoryi afite ramubwira ati mwaka miliyoni 5 ngo ndagukunda bayirya mu zemboga aya ndakunda se we ikintu cyakujyanye se n'ukiza ikintu cyajyanye bajyana n'iki uze rukundo rujyana kuri boutique tubipange fresh turekona mani ibintu wagira ngo n'urwenya turimo kandi bino bintu by'amafaranga twa tugomba kuba seriye nabwire gahe ikintu mugomba kumenya ibintu ni mu bigendamo nawe bura n'umuvandimwe wanjye turabana mu rugo bizaba ibintu birebire nimba turi gushaka amafaranga tugire vuba ibyo by'inkundo zanyu muzakundana amafaranga yabonetse waba urayisuga kubwira umuntu ko umukunda kandi ikindi kintu numva cyadufasha urabona uyu ngo barabana munana barabana warajya agenda nabo mushyire kuri pressure kubera yuko azidiro ariko mwibanga rikomeye none wowe turamubwiye ati muhamagare nk'inshuro 10 wituma nibugarajya kurya bumanuka ngo ya ahubwo wamuhamagara ngo ndagukumbuye ngo ndagukunda ibyo ni mubwira ati ndikuruka nyene ibinyomoro nyene ibintu byinshi ariko kuza ukavuga ngo ndagukunda ibyo bintu aduha amafaranga none uyu nawe bimuganiriza nk'inshuti ye amubwira ati rero gutera inda muri iyi minsi ibintu byakomeye ibintu byabaye ikibazo umuhe n'ingero umubwira ati ibintu byanagukora uganira n'umukobwa mufata umwanya muganire wowe wumva ikintu we ari kugusaba ubwo aho niwe ndabangarukiye mu rero ahubwo bibaze ko ejo yambajije gese ngo uyu mukobwa ngo ubungubu ngo kwanze ko umukobwa bateye inda ngaguhamagara nk'inshuro 100 ku munsi ngo nkambona atahamagara cyane ngo buriya biri seri se byose ndi kumubwira ubwo akeneye ko nzajya muhamagara we muhamagare andi nawe ubwe nzambona turi kujya nkabona aragurutse arirukanse we mwereke kuri seriye umubwira ati nsindi kurya ndikuruka ati mu rugo baramutse babimenye nyine umwereke yuko hari imbogamizi nyinshi cyane urumva ziri gutuma ibyo bintu bipfa none nawe ajye muri mundi uvuga ati amafaranga gahunda kwidirishya ndanikeneye nifitiye ibibazo ariko rutubane tuganire n'ibindi ayo mafaranga akimara kuboneka ntago muzarya nkanjye ngo iki ayo mafaranga ahubwo siko mba mutangiye gusara mwese none se ari nge nawe ninde bateye inda ugomba kurya amafaranga menshi cyane n'ingi ugomba kurya amafaranga menshi njye uzarya menshi abanza nka niyondora ukiyondora uriyondora se nandi ufite ari sikamu uriyondora iki amayinite uri gukoresha yaguriwe nande
amayinite yo gukoresha none ubwo urumva deal ari yande zagusubiza igitaru cyawe tuva ko hata wundi wowe byikore wundi ushaka tugabana neza oya yabaze ngendarana n'umuntu mushaka kumutera stress akankubita igipfunsi sibyo uriya ni uri kugira ute ari kugira ngo tubone amafaranga wowe ikintu urimo hano wowe washoye amayinite zagusubiza ni amayinite mushiki wande mushiki wawe Chatse ndafite se mwana mwikira mu mafaranga ahubwo ikintu numva ibyo igitekerezo tubyore twe no gupfubuza igitekerezo cyaba cyiza erekana yuko ubabaye ufite agahinda urajya kubwira umuntu ngo mwe uri kunyigira umere nk'umuntu ufite agahinda unamukange mubwira ati ngiye ibi bintu rwose biranyobeye ndi kuruka nka 3 ku munsi nyine umwereke yuko ibintu byakomeye aho uri wicarira ngo iki ahubwo bibereye ngo kuri TikTok ngurira live nibiki umuntu arakubona live utwite uzamenya ko ufite akababara uri kumva washegeye amafaranga urumva atara yawe neza uri gushaka yawe nese uri gushaka iki ayawe ni uri gushaka okay kamwereke ngiye kujya muhamagara buri munsi mwandikire message tureka amafaranga tuyabona kandi namutera ubwo ugomba kumubwira yuko uko bigenda bimeze ko ndamukunda oya ugomba ngaho nyumvira mushiki wawe nimba ari ibi bintu rero mureke tubireke ni ikigoryi ni ikigoryi mugumane inzara mufite ngiye nibana n'umukire ngewe reka manze nkubwire wowe urabura kumubwira ati uko ibintu bigenda bitinda niko bikomeza kugenda bireba ikintu bikoraho umwereke yuko atagomba gusinzira ahubwo uri kuvuga ngo ntago ngo nta kintu ngo wamubwira ngo ufite ubwoba ngaho nyuma yego boss ngiye kujya muhabagara buri munsi mwandikire tureko twabaho we mu mukange Imana afite amafaranga menshi kandi abantu basika by'umutima mwiza bigo bamusabiriza amafaranga njya gusoma message we nkabibona mwerere ikintu musabwa mu mwaka amafaranga mushyire imbaraga aba amafaranga menshi nanjye mwibwiriza baba nzamure n'isukari kamanzi kurana akantu na nisomere boss waraye mukabe none uzibyukiyemo byihore umuntu udakina diruzi ndakagiye nta kintu ushoboye sibye kwirigunywa nzajya nkora muri sawa da wandika ngo ubundi nzagabana ndinganize nawe na musaza kandi dore ari wa babiri none watangiye kumenya ubwenge watangiye kumenya ubwenge turi wa mu agent ari kumwe ngo gufata amafaranga turaye muri iye nyine urankizwa n'iki eguzandiraho mari nzagutunga oya ntabyo gukorera ahubwo utangiye kumenya ubwenge mbera bwenge nagiraga se bwahe reba inzu yari yadufashe sibyo urabona tugiye kwishyura inzu amezi nkane sibyo ariko dushatse twanakishyira n'umwaka none tukegareka tugasohoka nkibeshya nkakubonana ubundi ngiye ziraseze zifite amafaranga zirane zo nshaka none no nzangira gutyo nkamubwira ati we nabonye kuntu cyaye kimeze cyendara kwinyanya rano rogodyo urayumvaga agiye kwirira cyane umvaga agiye gusamura yani ikigoryi ahubwo tugomba kubyagura bino bintu katubikora bije ariko tukamenya amakuru neza ko umuntu afite amafaranga ubwo se niba batwica gute turi iwacu se ariko uri iwawe wowe reka nkwereka ubundi tugomba kubikora tuno tugiye gukurikizaho musinga oya umbaza ntabwo tugomba kongera kugenda n'amaguru tukimuvuga mise mukumbura gakombore nyaminsi cyangwa kombore n'inkaza n'ibintu by'amafaranga n'inkaza n'ibintu by'amafaranga utanyi urabona nitwishyura nk'amezi 4 urumva cyangwa 5 musinga kadukubita nka miliyoni 4 urumva urabona tudahita tugura akamodoka nge sicakongera kugenda n'amaguru ubona igaritse abarira tugura imodoka reba nkabona twasohotse sibyo twamara gusohoka twifitiye akamodoka nkajya muri buto nkavanamo twenda two ku mazi nigaritse noneho byabyana urambaza iki noneho ibaze oya ntabyo kuyarya ibaze noneho nabavugishaga nta kintu mfite ubu miliyoni zanjye ziri hariya amafaranga ninjye uzajya uyabika nta kibazo we nushaka udufaranga two gukoresha turabanza dufata amafaranga twishyura inzu noneho asigaye dushaka ka business tuzaduteka iyo mitwe ariko tunakora ariko usa neza inzara ubundi hano bagomba guhita baguhindurira bagateraho twaratonde tuza ndakujyana muri sale guwagarutse mu kazi ubu ngaruyemo aho zijyaze randiro dere kumamagara na telefone gutya ngana uri kuraba muri radio ariko ubu ngaruyemo ikintu kigiye kubaho
Musinga tugiye kumurya amafaranga urumva nawe banza duhereze ku mafaranga nama kuduhereza amafaranga tugura akamodoka icyo gitekerezo nicyo ariko ntazigera nkubonana ubundi ba munsi ose kubona none Musinga agaragara nk'afite amafaranga natarakabwira kirana cyo nifatiye gifite igikapu no nashaka kubanza kukiroteja ngo nkumbite kuri hanoza kuri rwa rudigi ngira gutya ndo ko bitono gatezana amafaranga sha none kimara kuvuga ngo twumvikane ese mvuga ati burandariye buracyabona gufite imbaraga kandi yagufataho gataye kukujwigira icyuma cyanjye kure dore wa mu agent ari kumamagara se yatuje ko amafaranga yanjye kuyatora yaretse kuncyuhaho amafaranga nayanjye nandike nagaraya amafaranga nayandi nayanjye rigamenye kuko ubu nigaritse sinshaka umuntu ntesha umutwe genda ahubwo babwire tugura agakoko nitumara kugura agakoko tubanze tugasamure tugure n'agashampanye twigarike hari utuntu twayedukumbuye ubwo ari ikindi kigabo nabonye urumva cya kigabo kiranguza hariya kiranguza hariya inzoga urumva nabonye gishyushye twagikura amafaranga ariko none ibaze ko none tugiye kujya tumuroteshereza muri hoteli ubundi ibintu byo kuza aha ngaha ndanabihaze muri hoteli niho azajyamo n'amafaranga menshi n'itangazamakuru narihamagara ngo ati mushije umukoranye akabonye ko ni seriye ahubwo ikintu tugiye kumwica ko rega wanyweye n'ibisindisho nawe nise waza wewe uri normal washyizemo akantu ko gusamo wapi burara ukuntu njyara ukuntu arebye film hari ukuntu utera umuntu ubwoba ugahita umuturisha ura namurebaga nkamubwira ati cyo none yaberaga icyo yankavuga ati zino ni miliyoni ve naho baziri kuza zigendera ntazongera kukubona ubundi telefone yabo ninjye ugiye kuba manager ntazongera kukubona uri kwandikirana tuno duhungu ako Musinga tuzatwandikirana yazanye amafaranga se oya nyine tuzatuya yazanye amafaranga tuzatuya mwaka nyine azayamenya nabanza kandi noneho ho Musinga urabona no musore ntabwo twamwaka miliyoni 10 ngase bwa kubita ahubwo turahera muri eshanu nawe nubwo ari imbwa nta kintu cya dana urabonye kuno umuntu uhita amubwira ati mu mafaranga gatazana wenda uhere kuri eshanu mbwa ati miliyoni 5 rero ndabona azakora ibintu byose noneho nibirangiza warakubwira ukuntu bimeze ariko utajya munsi y'ebyiri n'igice nta kibazo kuri tebona teta tugira 12 tuguramo akamodoka ka miliyoni 5 barwandi kwandikira kuri job ariyo ruri kumbwira ngo kanenda gusaba yego ko ndagusohoka n'abashiti banje bote nendaga gusohoka n'abashiti banje abashiti bawe abashiti bawe abashiti banje bose urabazi bro ubwo ngomba kubamenya n'izo nshingano zawe uragira ngo uzasubire mu rugo ujyanye n'undi mwana mugenzi wawe mama namukizwa n'iki urakuze ariko uracyari mu nshingano zanjye ubu ngubu ugomba kukwitaho ntabwo wabamenya bose ariko abashiti bawe ni bande nibo bazi bigeze kuzana ahangaha abashiti banjye twigana urutasangane dufite show irangira saa 5 saa 5 ntabwo byashoboka uyu masaha ni kera nimero z'abashiti bawe ndaza nshobora kuza kukubura bikangombwa kumbahamagara icyo wakumva wakomeza ubuzima ntabwo ari ukomeza ubuzima shyiramo nimero z'abashiti bawe ushyireho live location kuri WhatsApp yawe nse kumenya ahantu uzaba uri bibaye ngombwa ko tugushaka twamye tugushakira he rego umenye ko nubwo umaze gukuranga uri i Kigali ibintu byo bitameze nk'ibyahariye anytime ushobora guhura situation bakaba ngo bagufunga ntamenya mbariza he urumva nabwira mama ngo aswe n'abayi bashuti shyiramo nimero z'abashiti bawe mbanze mbamenye ninza kukubura oya shyiramo nimero z'abashiti bawe barahindutse byane uyu nagenda soko nari nkunze shyiramo nimero uyu yitwa Anita sister noneho phone yawe ushyireho live location ituyinyereza kuri WhatsApp sibyo nari ndabikora saa 4 ntizirenga saa 4 buri sawa unyandikira message umbwire ko umeze neza saba radio gabanya kwe
injira ego mwami meze neza teye uturuka hesera hano hayobewe nande babyihoreye ko mbona se wananutse n'inda nkabona yaragiye byagenze gute ni ibibazo byinshi abayikiza sinzi nawe nabihera ahubwo usanga akantu ko kumwe ufite ngome reka hano se niba uje kuruhukira ntagahari ni wowe uje n'amaguru se imodoka yawe yagiye cyangwa wabyihoreye ko isa ari muzunguruka ko nawe se byakubaho bose ari nje kukureba rero ukeneye ubufasha ubuhe ewa maze iminsi hafi ukwezi kugiye kuzura nta mafaranga nanga mu rugo kuva cyagiye ubukene bwaragiye buranyataka imodoka ndatanga akazi baranyirukana ariko twabanye mu buzima bwiza wowe nande twari tumeze neza njye nawe inde nagufashije urabizi nakujyanaga muri salo hanyuma se waramfashije gusa we nta kindi kintu wabonaga ariko kubera iki mumera gutya abantu niko ubuzima nyine bumeze icyo kinzanye hano rero babaje muri 2020 yego mwana amafaranga ari wa mugabo ahubwo mpa ku mafaranga si wa ariko ntugashinyagure cyaze disi ndabibona reba n'uturenge ukuntu dusa cyaba ndaragiye warahindanye wese ndakwinginze kinzanye hano je kuguza amafaranga wa mugabo watanansanga hano kanya kabiri amafaranga ahari basi mu 15 yego nta mafaranga cyari kumva turadufaranga wamaye umuntu yaba akiyafite udufaranga nese turawadukoresha miliyoni 10 n'udufaranga iki cyane abantu bawicaye ugaramye uri ama televiziyo asuwa nibutse yuko ari ibihe byiza twanyuranye nta bihe byiza nagiranye nawe ibihe byiza uvuga ni inshuro zose twajyaga turyamana nkuha amafaranga ngufasha kimwe cyose wese ntabyo yabonaga ibyo byishimo basi micumi ntayo nguha ayo mafaranga mfite ahubwo nkugiriye inama wahaguruka n'utwo turenge twawe dore wanatwandurije ahantu ugata ataranagusanga uragenda unameze nabi kurusha uko waje niwe muntu naniringiye wenyine reka ni amafaranga nguha basi ma 3 hariya ngewe nayo kwakaga wambwiraga ngo iki ariko naraguha tubanze tugira iki nta mafaranga mfite reka mbwira sibyo babarira basi imigihumbi nta mafaranga mfite kuki utari kumva nta mafaranga mfite ahubwo wa mugabo ushatse wahaguruka ukagenda ubu koko uracyari kubitekerezaho se birarenze yo kumudisi kera wari ikibogari none byaranze basi ma 500 yo gutaha ndakwinginze ko waje niki uzaga waje niki soje n'amaguru ase baramundaga basi byibura aya koko kweri bunyemye n'amafaranga okay basi madesa ndiko nagurira indazi amafaranga ngo wa mugabo onye ubundi umukobwa utanga amafaranga akaheza umuntu w'ikigabo nkawe wagiye ugashaka uturimo tw'amaboko gakora namara nazaga kukureba ukana kugeza wumva ko ninyo yagezweho none ngenda gukeneye uranze
wabaga ukeneye se cyangwa hari ikindi kintu wabaga ukeneye twese twari turi mu kazi sibyo umpa nanjye ngo ushatse wahaguruka rwose mu byubahiro byawe basima ibyo kurya umva uje kunduhukiraho ubwo si gusa nta kintu na kimwe ubona bajya nzakwiciye muri iyi nzu nk'ubu ngubu amafaranga ya mbere amaze kukuvamo 500 unshakira iki mu rugo ubundi ushaka iki sibyo ntabwo ikintu cyanzane hano ari gushwana nawe nyine ushaka iki shaka iki gacyo nibaza nyumva nkubwire sibyo ntabwo ikintu cyanzanye hano ari gushwana kandi uri ibibazo unshakira iki mu rugo ko ntuzi ibi ni ibiki kandi reka nkubwire urwo nzakwiciye muri iyi nzu mva nkubwire muvandi ntabwo ndi umuvandimwe ngiye mvukana nawe ntabwo ari gushwana nawe nyine winyita umuvandimwe mvukana nawe uranze ngiye ikintu kinzanye hano reka nyigusobanurire umbwire ikintu cyashaka kumva ibihumbi 500 byamaze no kuva mutaya nkubwire ikintu cyanzanye hano rwose pe meze nabi bishoboka pe ahubwo ubashije kumfasha wampa ibiryo byo ngufashira iki nese hano ni murashe seruje gufata ubufasha bw'iki bwaga mubwire ikintu ushaka ngiye sinzi icyo ari cyo nakubwiye ngo undwanyeho wampa ibiryo byo kurya pe kuko ubu na hepfo na ruguru mfite akoreka ngiye kozana umugore wanjye ambwira ukuntu wongeye kugaruka ahangaha ngo ushaka ngo harya iki bundi nakubwiye ngo nimba bishoboka wampa ibiryo byo kurya kuko ubuzima bwaranze ese niyo uza guturaho ibibazo meze nabi pe nta kintu hano none se reka manze nkubaze ushaka ibiryo uje kuntetera umugore none ushaka iki narinjiye kuguza umugore amafaranga ntabwo narinjiye kumutera umugore wanjye muragurizanya hanze aho ngaho umugore wanjye muragurizanya nakubwiye ngo kano kanya naje mu mfite nashingiraho mvuga narakennye ibintu byaranze pe narinjiye kumubwira ati basa namfashe niyo yama 2,000 byo kurya je n'umuryango wanjye tumeze nabi ni iki kintu nagukora kugira ngo sinzongere kukubona muri urugo rwanjye basi nimba bishoboka muvandi mbabarira ngurizo na 5,000 ntabwo uzongera kumbona naje gutera ipero hano icyo kintu cyonyine gisaba kugira ngo sinzongere kukubona muri urugo rwanjye ni iki kintu kano kanya nkwisabe kuko ngenda shonje ku mahanga ndaje ibintu byaduteranye nyine tubigize buri munsi urumva byasaba ko tuzadura kenshi byatanya ababyeyi bawe bikadutanya n'inshuti zanjye ibi se kuva ryari biteranya abantu kandi ntabwo byahora nanone ntabwo akeza gahora mwitama agera bakazamo n'ibibi hari ibibi uteganya hagati yacu oya ntabyo gusa urumva bitewe n'ukuntu ubuzima bwubatse ntabwo biragera igihe cy'uko twakishima buri gihe rero binawe ntukagira ubwoba tuzahora tumeze neza n'ibibazo n'ibiza tuzabinyuramo nyuma y'igihe ariko twarabanje kubyitegura ese ibibazo barabyitegura cyangwa ibibazo biza bitunguranye wahise byagutungura gute nta muntu uteganya ibibazo sheri ntawe biteganya ariko ubwo si byiza bitabiteguriye byazaramba ni byiza urabitegura ugavuga ngo uzagera kuri ikintu cyiza ariko nta muntu uteganya ngo uzahura n'iki kibazo yacyakora pe ushobora guteganya ikibazo ugahura n'ikindi kitari icyo ariko nyine nunavana utashye ndasigara mushimira ndasigara mvuga nuvana utashye ntahanjye urabona bwamaze kwira mukanya numara kujya mu rugo ndasigara nagukunda mu rugo he aho uba ndagira ngo nkumenyeshe ngo ntabwo ndi buve hano ngo ntabwo mva hano ntabwo uri butahe se ukoze ntabwo njya hehe mu rugo hehe iwanyu ahangaha ndetse mu rugo ntibakubura mu rugo bambura iki ntibakubura nyinshi ndababwira ko nashatse wagize ute nashatse ndi ku mugabo wanjye akoshora rero nimba ari urukundo rwinshi ruri gutuma ushaka kunsetsa ni urukundo rwinshi rwo gutuma nashaka gusiga tugumane ukomeje ego ndakomeje uko ndi gukina mwende kumva just ari story zo kugira ngo uze gusiga nishimye hakoze ndagusiga njye ko ndi buguma
ahubwo se ese ndebe fone wamagariye motarira motari w'iki hari ibyo ushaka kumutuma ujya ukugeza mu rugo anjyana he nakubwiye ko nari buve hano ahangaha se ahangaha tu ahangaha aha muri iyi nzu ishima twayibamo- cyo njye muri salo ariko ndagaruka twabibamo te batatu na Musinga inde njye nawe wa mushuti wa musenga abimenye ko washatse iminsi mike yashaka yajya kuba nashatse iminsi mike cyangwa nashatse bya burundu washatse umugore iminsi mike yashaka hajya kuba iki se shobora imikino bebe akandi ushobora kuba uri kumva ndi gukina uri murakina ni ukujya twiganirira ndi seriye cyane simva muri iyi nzu ese bebe Nese uri seriye biteguye- urashaka kunyirukana ntabwo nshaka kwiruka nabwo nashaka utaha nahanjye ahe ujya mu rugo umvaga nkubwira se ngo ibyo byishimo bizahoraho kumva ko nzajya nawe nkagenda ngaruka uzaba utaha just nyine nacamo iminsi ugaruke ndaguma ahangaha ibyo ntabwo wahaguma ngo abikunda birakunda birakunda gute se birakunda ko ndahaguma ntabwo mpava kandi muranyinisha igikoranye ni cyiza muri salo ugereyemo utuntu duke two kwifashisha ndamubwire ntabwo ndi gukinisha uzi nanjye ikintu kiriho nta burage zirimo sindi kukubeshya arewe ntabwo mva asiye imikino wayiretse nese duhere mwese w'umugore ubundi wanjye bebe ntabwo nkushaka warabona ku ishusho yanjye nakarishye urayizi nyese urakari hakurinda ntabwo mva urahaguma se umaze kwishimisha wumva umeze neza bebe ugomba gutaha njyahe nese we ntabwo wishimye niyo mpamvu nyine nibwiye nishimye sohoka nyine you